nitwa Godfather. I think you don't know me. No biganiro bivuganye nawe. So, nashaka kubaza ku bintu byawe, ku bintu kumva byawe na Aga Promoter. Hari kimwe bimbwiraho? Aga Promoter. Hari kibazo mufitanye ngo niwe wamufungishije? Urumva musaza. Byagenze ibyo nshaka kugira ngo nsobanurire byagenze bite rero? Abajene bandiye ibiceri. Urumva? Ni deal twakinye na Kasuku. Urumva ni deal twakinye na Kasuku irangira kwa Aga Promoter. Urumva ari ngo Aga Promoter uwo mujena nubwo nari muzi tu. Ariko nizere ko nakubwiye ko ndira online nizere ko ntacyo bitwaye. Oya byita online ni bisaza urumva njye ntabwo ari fresh nyane ariko nta byatangiriye kwa Kasuku. Ariko ni deal ni gutyo imeze ariko waza kumamagara like njye naza kumbwira inbox naza kukubwira ko ni ibintu bimeze ngo nari okay, so ntabwo you don't on public ntabwo byiza. Okay, it's okay. That's what I'm saying. Ariko nyine ikintu kiriho like it's a wrong story. Okay, wambira muri summary no tukana kuvugana nyuma ariko wambira muri summary, you know what I mean? Wambira muri summary exactly bimeze bite byagenze gute nuvuga ngo hari ikibazo cy'amafaranga byagenze bite exactly. Nuvuga ngo hari ikibazo cy'ibiceri byagiye biri kugenda around mu bantu ariko hari deal nuvuga ngo ni nk'ukuntu ni amanyanga yabayeho anyuze nko mu muntu umwe tusinzi ko nabivuga. Yego. Noneho ubwo nyine finally ibintu byaguye kuri uwo mujene ubwo nyine agomba gukurikiranwa akabanza akareba ibyo ari byo asanga arengana. Yego. Niba atariyangana amafaranga ngahe? Yari 25k. Ni 25k. Ibintu makumyabiri by'amadolari. By'amanyakanada by'amanyamerika. Na mu USD. Okay, ibindi tuzaza kubivana mu gikari. Uri muri Canada right? Njye nyibara muri Canada tu. Okay, so I live in Canada so I will call you ndaza bamaga direct tuvugane. Respect. Fresh. Hey! Allahu akbar Gasuku ngwino. Jay, mwaturikije umwana 25. Ngo mwaturikije umwana 25 by'amadolari. Byagenze bite? Hewe uyirimo. Ni ukuvuga ngo ngewe icyo nakoze niba neza yeza kuburi icyo promoter. Jay bikuvuga ibintu by'amaskamara. Jay ni byo bita ngo muskamara n'ubwo ngewe ikintu bita scam. Urumva? Icyo kintu nazigira mbarizwamo n'umunsi wari mwe. Urumva? Abo bana urumva inshuro nyinshi ngenda nkababwira ni rwose mwuka byaramwe mujye mukora ibintu biciye mu nzira nzima. Urumva? Nabarangiye umuntu nabarangiye umuntu ugomba kubakorera icyo bita application. Next year agiye. Bagiye muri pause baramuhamagaye. Umuntu yahamagariye umwana barimo barahamagara cyane. Kupa mabere ya nyina. Abantu bibwe nyine barimo barahamagara cyane. Mukubita kuri miliyoni. Ni ukuvuga ngo ugiye kujya gusambana. Abo bana barimo barakora application Tap and Go. No? Ifaranga ryarasohotse koko. Urumva? N'umwana ugomba gukora application yarayikoze. Bro, nta application y'ibihumbi 25 by'amadolari baho. Application iba igomba gukoreshwa abo amafaranga ajya ku 47. Komeza nkunzi. Umwana ahubwo amafaranga yandi katarimo yatanga. Okay, tubwire rero bimeze gute kugira ngo bigere naho Aga Promoter afunga. Ibya Aga Promoter ntago mbizi gusa nzi ko ari umwana wamufungishije. Nyine avuga kandi abinsobanuriye ntago byumvishe se. Ibya Aga Promoter byo ntago mbizi pe. Ndamubajije ngo uziko nazi iruhande. Biravugwa ko afungishije Aga Promoter. Nibyo. Uwo mwana baziranye na Aga kera urumva? Ibyabo byo ntago mbizi ngewe nzi ibyanjye nawe. Arambwira ngo yego Aga Promoter arafunzwe. Yego. Aga Promoter namuhuzwe n'umuntu bita ntabwo nari muzi mpuzwa nawe n'umuntu bita Gasuku. Haza nk'ibintu by'amafaranga. Amafaranga yanjye arari. None se ko Aga yigeze kuvuga ko ngo ngewe ngo impamvu ngo mwanga ngo ari ukubera ko yashatse kongorera byeri ubwo urumva ari njye nawe ndogura indi byeri. Gaso wincabiranye. Usubura ko utari kuncabiranya. Oya nyine turagenda cheka. Gusa uranyiri. Oya Aga Promoter urabizi ngo ni ukoresha imbuga nkoranyambaga za Ben. Siko bimeze. Buriya se? Ni uzikoresha. Yewe nta munyo nta mukiro niba akorana na DBN ubwo urumva aho bivuze DBN so musikama. Oya DBN ari umusikama. Ntabwo DBN ari umusikama no umusikama cyane. Ndavuga mu mukuru ngo wa mukuru ngo muko daraja agira umujinya. Umusa. Ibyo bintu koko. Komeza umbwira umusa ndakumva. No kuvuga ngo rero witwa Aga Promoter
ariko birakemuka biraza gukemuka ntabwo biri bukemuke miliyoni 25 ni amafaranga menshi oya ahubwo gwenda mumubwire harimo harabura miliyoni 22 bro kugira ngo bazirangire kina diro z'amafaranga zaba izo nje amafaranga ayo mafaranga ni menshi harimo arabura miliyoni 22 kugira ngo ibintu birangire neza mubwira yakireho ukuri nuko je kuri ibi bintu ukuri muri ibyo bintu nyine uwo mwana narangize payment wa muri application ye bro aga nyine ariko byageze kuri aga gute ibya aga ndamutse mubwenge ibya aga ndabizi nabagiye kubeshya gutwara kandi avuga kandi ambwiye ko ibyo agafungiwe ari aya mafaranga oya ibya aga ntabwo bizi onye mubaze ni nyirubwite ubimbwiye nyirubwite ndamuhamagaye kuri telefone n'abantu namwumvaga bakoze cyane none se bamuvuga ko ibya aga ntabwo mbizi bro munyapenge bro agataho ngaho uriya mwana ngo nikwenda n'umuhanzi yarasohoye indirimbo nshyashya so mugende munayirebe bamwita guhita munamumenye habiri go promoting indirimbo wasanga nta n'ikintu kirimo yasohoye indirimbo nshyashya ugarije muri RSSC reka tena na kiboroki bari ku promoting indirimbo babyishije mugende murebe indirimbo yo bamuvandimwe ntihagire umuntu ujya iyi ni plaque asanga n'abarwayi batarufunze ari ibintu biranga kugira ngo bagire nabwo uri kwipromotinga ariko uzi kwipromotinga uri gutangaza ko wafunzwe ibaze kurya ubufaranga wasanga batakejeje n'amadolari oya urumva uwo mujamani n'umuhanzi bro yewe ikintu nkora oya birarangiye kana kibose gihamwe yewe ikintu nkora ndasupportinga bro wa supportinze ndabyumvishe ntihagire umuntu ujya kuri iyi nkuru wasanga agapromo atari kurongora miki kiranga abakuri oya agapfuma bamutware mageragere nimaze kubyumva niba cyasubira buriya reka nkubwire Jay okay no problem would you bring him out to like the one with 7 yewe ngo dufate ikintu ntazigera this window is azashyira muri showbiz yeah I just want to put it up ngo sinzigera ntoretinga ibintu ngo byo kuzana pranka ku ndirimbo umuhanzi yakoze ntabwo twazigera tugira abahanzi basohora ibihangano yeah bizima thank you what's up bro ubu ngubu nk'iyi prank igahita yindi cyukuru urugori bakarutwara amageragere ngo bakomera kwa rugakira cyaga promoter nyine agomba kwishyura uwo mwana nta amwishyura iki ko muri promoting umwana bamwita Gweda nari kubwiye Godfather already nas by'amabiragina nta nubwo nongera no kukivugaho mani na zaki tugaruke kuri RSSC muri promoting indirimbo amabere y'abanyarwanda bro gasubire maje ushaka kuzubaka amateka nk'umuntu wa supportinze iyi industry y'umuziki reka abantu bajya basohora indirimbo abantu babe proud y'icyo gihangano ko gifite ireme urumva ariko umukobwa ntabwo azatanga igitsina kugira ngo tujye kureba indirimbo ye umuhungu atanga amafaranga ngo bafungwe umugore inkuru kugira ngo indirimbo yirebwe uyu muhanzi mu mubaninge ntajye mu buryo bw'ujya gukora subscription mu buryo kigurya ahubwo uretse ikibazo umuntu we babariramo n'umuntu bita aga no ndavuze ngo je natanye nabwo nubwo ari promotion mu bundi buryo izinjije zigera muri diaspora ndarwo bishuku mu gihe jorega bagwa amafaranga iki kigo ntajye mu buryo kureba ibyo bihangano bajya bahanga ibihangano bifitire amapana kuza kuvuga ubugorye ngaho barazana ibintu by'amapranka agamwigiye umushinga yuko ngo navuga ko yafunzwe agahize natingi ku buryo gufunga ko bidashobora gutuma muri Kigali ikintu kivugwa no sense uyashaka abantu bafata inzara mu promoting ubu ngahibaze nkaze je ubu byo promoting uvuga ngo aga ameze nkamwene karango aga ni kadidi mani hano ubu byo biraza gufata tugarutse kuri RCCC sinongera bakora icyo kizongo afaka tukora zikora ibintu biri seriye bro ngo byifashe bitaho ngaho Jay ntabwo uzi kubeshya uhita ufatwa bro utazi kubeshya oya ndimo nakubwira uwo mwana w'umuhanzi bamwita Gweda narya amabe ntagiye kuzitira ngihoyose azamwe aho baziyite Gwede abigode nka bimwe byayaka iski yarano cyakabira kuririmba ngo nayabaye umuhanzi aya ni amafaranga iki cyuco kugira ngo gifate amafaranga kijye kuri kibanza mu Bugesera nacyo kijye mu miturire nk'abandi kigiye kuza gushora amafaranga mu bantu bari kukibeshya ngo kiraza kucyamamare uri ikigo genda kubaka inzu ubona abahanzi mu Rwanda genda guba gukora ibikorwa remezo ucuruza ihene ikintu kigiye kubaho urabizi nta kintu kiri manga iyi prank uretse gato prank ya swase nta kintu kiri ikintu kiraza kudakubaho ku muhungu wabita ngo agaporomota bro ataumia ndakubwiye ntabwo ibintu ariko byo urumva ikintu mutazi nubwo ari izina riri toto cyane urumva muri mwana mwamushutse ndakubwiye ukuri nta mumotari wahagarara gukora agapo mata yafunzwe ubwizo ukuri umuzi ko byari kuruta bavuga ngo difata yageze i Kigali aga yafunzwe huizi aga
uyu mutipe kugira amweje ngo yitwe Gwede umuhanzi araza kitwa Gwede uzi kuza dara amabuno uzi ko Gwede ari igisusu cy'umugore wabyaye ipu aga yafunzwe no sense muzamuke rata ani zetu muri RCCC ndababaye